Banyarwandakazi, barundikazi, abakongomanikazi, ndabasuhuje mugire amahoro y'Imana, bakunzi ba BRC News, bakunzi b'urubuga rwacu rwiza, ndabasuhuje pe, mugire amahoro y'Imana, nizere ko muri bazima aho muri hose, kandi mudukurikira neza 5 kuri 5 nkuko mubyandika, turabishimira. Iyo mwatanze comment turishima kabisa, tukabona icyo muri gutekereza n'icyo mudukosaraho n'icyo mutubwira. N'umugaragu wanyu cyangwa se umuzarendo wanyu nimero 5 niwe n'ubundi mugiye kuganira muri aka kanya. Ikiganiro cyo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Reka rero mbasabe n'ubundi mwinjirane like, mu komatinge kandi mu subscribing abatari biyandikisha, kandi mukore kuri share, muhane ibiganiro, dukomeze bavandimwe. Niho rwajya imwaro, uwo mugani sinzi niba muwuzi, niho rwajya imwaro. Abo twakundaga guhura ku biganiro mu bindi mu zindi channel, narabwiraga nti sorry, RPF cyangwa RDF nibona bigeze mu mahina iziyahura. Yego n'uburi n'ibyikora ni ibikorwa by'ubwiyahuzi, ariko iziyahura ikora ibintu navuga ngo imbeze gutese, ibintu bitabaho, itwika ahantu, yica abantu, mbese birenze. Noneho ikoreshe, ni ukuvuga ngo izakoresha imbaraga z'umurengera. Bavandimwe, mwabonye ibyabereye hariya muri Rubaya, uburyo wazarendo yabatatse, babona bashyizeho igitutu, bati ntabwo turava mu mabuye y'agaciro, noneho turapfuye. Bakajya guhamagara ingabo zose, izitwa ingabo zabo nyine ziranyeshyamba za RDF, zikirundanya zikaza muri Rubaya kugira ngo zikore urukuta ngo be gufata Rubaya. Aka kanya rero mboneho no kugira ngo mbabwire ngo njyewe nihanye kuzongera kuvuga M23, ntabwo bizongera kumbaho. Kwibeshya bwo wenda bizabaho, ariko bavandimwe, nakunze kujya mbibwira abantu bavuga ngo M23 ni ukuririmba indirimbo yahimbwe na kariya gatsiko k'abicanyi. Kariya gatsiko k'abicanyi karagenda kakicara ahantu muri iriya ngirwa ngo ni inzu, ngo ni inzu y'ubuyobozi, ngo ni urugwiro, kakacura ibintu kazajya kavuga. Noneho natwe kandi abantu bazima tukabigenderaho, tukajya koko dutera iyo ndirimbo tukayiva ngo M23 ngo na ivi nibi twirwaneho ibiki. Ibyo byose ni RDF. Niba ibyitwa inyeshyamba ziyobowe n'igisirikare cy'agatsiko k'u Rwanda, ujya kuvuga ngo ni M23 gute? Guhera kuri no tariki 3 ngewe ndabyihanye, keretse n'ibijya bincitse, ariko ntabwo nzongera kuvuga ngo ni M23. N'ubundi kwaba ari ukubatiza umurindi. Ibyo ngibyo kubivuga mbese ni nko kubyina imbyino bateye cyangwa indirimbo bahimbye. Bavandimwe rero, narindi ukuntu bikusanyije bakajya gukora iterabwoba hariya muri Rubaya, ariko ndabamenyesha ko ikintu ndashaka kugira ngo tuvugeho kwanza, ni icyo ngicyo natangiye cyo kwerekana uburyo bari guhuzagurika cya Rubaya. Ikindi ndavugaho ni urubanza rwabaciwe bari abajenerali bagurishije igihugu cya Kongo. Ikindi buze kongera kuvugaho, ndavugaho na cyane cyangwa ndanasozerezaho, wenda hagati aho ndagira inama abanyarwanda cyangwa se abakongomani cyangwa se abarundi, abo bantu n'ubundi nibo bagowe muri kano karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino. Hari icyo ndagira ikintu babwira, ndasozereza kuri iriya nama nababwiye mu kiganiro gishize, yabereye muri Amerika.
navuga ngo ni kongere ya opozisiyo y'u Nyarwanda iyobowe n'umukongeresi wa Amerika. Aho niho hantu ndasozerezaho. Bavandimwe rero nashaka kugira ngo mbanziriza hano mu guhuzagurika n'abatangariza ngo RDF nubwo iri guhuzagurika, ariko rya jambo navuze ry'ubwiyahuzi yadekaraye intambara mu buryo bw'ubwenge. Rero si n'ubwenge, RDF imaze kubimenyera, barabicanye. Iyo bagiye gutera, iyo bagiye kuba bateguye ikintu cyo bagiye gukora, babanza kunyura hirya. Ubu ngubu bari gukora propaganda yo kuvuga ngo FARDC ingabo za Kongo ngo ziri kuzana ibitwaro, kandi nibyo. Nimushaka mubivuge mwa RDF mwe, Wazalendo, FARDC, umva nabo barabizi ibyo muri gutegura namwe, kuko iyi ni navuga ngo nicyo gihe, iki nicyo gihe cy'intambara, nicyo gihe. Niho ibintu bigiye gusobanuka bavandimwe, niho ibintu bigiye gusobanuka, kuko ntabwo wambwira, ntabwo ari coincidence yo kugira ngo igitero cya Rubaya, iri atake ya Rubaya, Wazalendo na FARDC bashaka kunyeganyeza ngo barebe, iriya bariya Basuwisi n'Abanyamerika bazengurutse hano inaha bakava muri Kongo bakajya mu Rwanda, bakajya hari Gisenyi. Iyi kongere y'abawopoza b'u Rwanda, ibyo byose bigasa nk'ibibera kimwe. Ntabwo ari coincidence, hari ikindi kintu kiri gutegurwa. Noneho kandi ipropaganda y'ibinyamakuru byo mu Rwanda muri karagatsiko, ugasanga biri kwibanda ngo abahibu, abarundi, n'abandi bantu bakomakomeye n'ibitwaro bikomeye ngo biri kwirunda mu Burundi, ngo bikajya ku mupaka w'u Rwanda. Iyi ntabwo ari coincidence bavandimwe, ahubwo nuko ari cya kintu kiri gututumba. Aricyo nagendaga mbwira abantu nti, igihe nikigera iriya RDF igiye izakora amarorerwa. Ni ukuvuga ngo rero bavandimwe, muri uku guhuzagurika, ndabanza mbatangarize ngo za ngabo zose bari bazanye muri Rubaya, nubwo bishemwo barashe abazungu b'Abafaransa, ariko bararebye bati muri Sud Kivu noneho biri kugaragara ko hariho abahibu, ingabo ziri kwikusanya, bari gushaka kugira ngo batere u Rwanda. Noneho basanga nabongeye kuzikuramo, kuko bari kujya bamwe babajyana za Mushaki na hehe, abandi baba mu byejo bundi, ndatekereza ko guhereje bundi wari uri muri Rubaya, ko amakuru atugeraho hari urujya n'uruza, bari kuzenguruka hirya, uri kubona basa nk'abataye umutwe, atari ukuvuga ngo bari kwinjira, ahubwo uri kubona basa nk'abari kugenda. Bigaragare rero, ikindi nabibutsa nuko igitutu cya Amerika bavandimwe, bantu mukurikira BRC News, kibamereye nabi cyo kuva muri Rubaya. Aba bantu bari guhura n'uruva gusenya, bagiye guhura n'uruva gusenya nka rwa ruri babakubiseho rwo muri Uvira. Sasa rero mutibite. Noneho hari igihe nigeze kubwira abantu, ndababwira nti imigeri ya Kagame yo gusamba, buriya muzi ko iyo umuntu ari gusamba atera imigeri hirya no hino, yari umupagani. Ariko iyo ari umukirisitu we ntatera imigeri, yigendera neza, Imana imucura neza. Ariko kubera ko ari umupagani, ari umwicanyi, navuga ngo ni shitani, muraza kumva nuko bamwise ngo ni inzoka muri Amerika, arasamba agakubita imigeri. Iyo migeri rero nibyo bisasa agiye kuzateragura. Niho muzajya kumva mwumve yiyahuye no ku Burundi, mwumva aranshije y'ibibombe, cyangwa se aratatse wenda noneho ku buryo bugaragara ku manywa, yigire igisazi, kubera ko mu mutwe byajaguye. Amerika n'ibindi bihugu byose byarangije kumukuraho amaboko, musanzwe mubizi ibyo. Ariko buno noneho hari ibintu biri inyuma tutari kubwirwa by'ikintu cy'igitutu, aricyo ndabuze kurangirizaho. Muraza kubona ko ibintu byarangiye bavandimwe. Sasa rero uko guhuzagurika bajyana ingabo hirya no hino, ngo bari gushaka kugira ngo bazisubize muri Sud Kivu. Ariko muri uko kuzisubizayo, mwumvishe itangazo ryatanzwe n'iyo RDF,
ngo FARDC iri kwirundaho ibitwaro ngo babyegereza umupaka w'u Rwanda ngo batere u Rwanda ngo na pozisiyo ngo zabo ngo ariko ako niko ndi gushaka kugira ngo mwumve ngo nibongera kudutera ngo guhera kuri no tariki ya 1 kwa gatandatu ngo tuzakora ibishoboka byose ngo tubasubize ngo kandi twamara kubasubiza ngo ntituzarekeraho ngo tuzakomeza ngo tubageze kure ngo kugira ngo dusekirize ngo inani aho twafashe ngo hagire iki umutekano. Bavandimwe ikintu bari gushaka kuvuga ni ukuvuga ngo ubu noneho bagiye gutegura ibitero byo noneho ya ntambara yeruye igaragara. Aho ngaho ubwo narangije kubabwira nababwiye ko ntazambatindira ubwo wumve yumvishije none nkagira ngo ntangarize noneho ya nama nabwiraga abumva urubuga rwacu BRC News, baba abakongomani baba abanyarwanda b'ibifobagane cyangwa se abatari bifobagane baba barundi. Reka mbabwire bene data, nababwiye ko abenshi ndetse nababwire wenda batari banabyumva, iyi ntambara cyangwa se izi ntambara u Rwanda rwashoje mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se rwashoje no ku Rwanda. Iyi ntambara rega yahereye ku Rwanda, bava muri Uganda bajya gutera u Rwanda, bari bashaka kugira bafata u Rwanda, nibamara kurufata bajye muri Kongo nayo bayifate, noneho nibamara kuyifata bafata u Burundi, ibwo biba birarangiye Himatutsi Empire ibe irarenye muri kano karere. Noneho rubyara bapfonye nababwiye ngo Imana yashyizemo akarugondi hene isanga mu Rwanda nta muturage, noneho bahita babatinya, abantu bose barahunga, abaturage barahunga, na buriya nuko ari abajya basubirayo bake buhoro, nabo igihugu cyose bari bagisize ari umwirare nta kintu kirimo. Aho rero bari bazi ko baragenda bakabafata mpiri, bamwe bakabica, abandi abahutu bakabica, noneho bagasa nk'abekiribura, abatutsi bagasa nk'abangana umubare gukangana. Ibyo rero Imana yarabyanze. Bagiye gufata Kongo nayo babona birabyitso byabakiwe n'ibiki byo ngiye kubabwira nabyo, ibyitso nabyo bari babirundanyije mu ngabo neza no mu buyobozi hose. Kongo iyoborwa n'agatsiko cyangwa se iyo Tutsi Empire, noneho bazi ko neza byarangiye, nabyo ejo bundi Imana ibisukamwo amazi irabyica, biba birapfuye, umugambi gubagura apfuye. None bavandimwe ikintu bagezeho ubu ngubu ni ukuvuga ngo bagiye kwiyahura, bagire gute batere ku mugaragaro ko bateraga bihishe muri icyo gicupurwa M23, noneho bazatere ku mugaragaro batake. Ubundi karagatsiko zira RDF zo zigira abagabo, zigira abantu bafite ubushobozi, zigira abantu bafite ibitekerezo, zigira abantu ngo bazi kurwana, ntizimenye ko zabeshye. Ikinyoma cyabo niho kigiye gutahuka rero sasa. Ubwo rero bavuze bati niba twongera kudutera tuzabatera, tubasubize iyo bavuye ndetse ngo tubarenze iyo bavuye. Ariko Nkotanyi ubu mwirengagije ko mumaze imyaka 5 mwikaraga muri Nord Kivu na Sud Kivu, ibyo murabyibagiwe. None se ko aho mwashakaga kugera mwarahageze, cyangwa n'imbabazi muba muri guha Kongo kugira ngo mudakomeza kwavansa? Bavandimwe rero aho reka tuhareke, reka tujye kuri uru rubanza. Mwumvishije ko hari aba ofisiye 9 n'undi mu civile umwe bashyize imbere bagiye kuburanishwa publikoma, bagiye kubashyira mbese hazarani, bagiye kuburanira mu baturage, babarega ibirego uburyo bari aba ofisiye barimo Ciwewe muzi ko ari we wari chef wa etat major, n'abarindaga perezida bose bamurinda bashaka kwica perezida Kisekedi. Abo rero ko ari 9 bagiye kubaburanisha, barababuranisha ni ukuvuga ngo barashyira hanze ibintu byose, babarega ibyo bakoze n'ibyo bari bagambiriye gukora no kugambanira igihugu. Abo bose kandi urabizi ko ntago babafashe bari gukina, bariya bagomba gutsindwa. Hari n'igihe bazabakatira igihano cy'urupfu bakabarasa ku mugaragaro. Ubwo rero rwa rutsindo nakomeje kuvuga rwa FPR iri gutsindwa hirya no hino, hasi no hejuru, hirya ibumoso n'iburyo,
naho ngaho ruri kujya. Niho Imana yakomeje gukora ibitangaza ikadutsindira bariya bagome barashatse kugira ngo akarere k'ibiyaga bigari bakigarurire, kandi bakigarurire mu buryo bwo kugira ngo bakigarure bamaze kumara abantu ndetse b'ubwoko bumwe. Bavandimwe, urwo rubanza nabwo ruriho mu rwitege, ruzatangira ku itariki enye, ndakeka banza rejo kwezi uku kwezi kwa gatandatu. Noneho rero tugende, ntabwo ndatinda, bari kugira ngo mbabwire mwe kubatinza, mbabwire agituwarite. Reka njye muri iyi ntuza, muri iyi kongere, navuga ngo ni kongere yabereye muri Amerika. Ejo mu kiganiro gishize nababwiye ko iyo nama yabaye, ariko sinababwira ngo yakoreshejwe nande, yari igamije iki, ese yavuze iki? Bavandimwe, navuze ngo ntabwo ibi bintu ari coincidence. Buri ibintu nkunda kubwira abantu bivuga ngo kuki bitihuta, ngo kuki ngo Kongo ngo itaransi ibi bombe ngo itere ngo u Rwanda ko ari agahugu kameze gute. Oya, buriya nubona umuntu ashaka kugukorera nabi, cyangwa se yaragukoreye nabi, cyangwa ari kugukorera nabi, bavandimwe, ujye umutega imitego, kandi uteganya ngo ejo nituburana cyangwa se nihagira icyitambika bizagenda gute. Ubundi kari agatsiko bashaka kukazingazingira hamwe, noneho ke kugira gute, ke kuzabona n'urwitwazo. Abarundi bo bonyine, ingabo z'Uburundi, igihugu cy'Uburundi kivuze ngo kigiye kwataka u Rwanda cyane rufata, ariko bashobora kukibaza ngo urwatatse kubera iki, bigenze gute, kukoze ibintu bya violation, kukoze wishe amategeko mpuzamahanga, kukoze agression. N'u Rwanda rurabikora, muzi ko rubikora rwitwaje igicupuri ngo ni birabita ngo M23, ariko nabwo rugafatwa. Ariko noneho abandi ntabwo baba nk'abo ngo batagira ubwenge ngo bakora ibintu, kuko birabizana bagaruka, n'ibitaba bagaruka n'abazapfa. Bavandimwe, bizafata abana babo n'abuzukuruza. Ibi bintu Kagame ari gukorera abanyarwanda, kandi babandi wagira ngo ni abantu Imana hariya nangiye nabo, wagira ngo ntabwo bashaka kugira ngo bumve cyangwa se barebe ibizababaho nyuma ngo bamenye ko ari ibibazo. Bavandimwe rero, nashaka kugira ngo mbabwire kuri iyi kongere yabaye nubwo wenda abaopoza bose batayigiyemo, yabereye muri Amerika, mu cyumba cya Amerika, iyobowe n'umugabo w'umukongresi witwa niba ari Karire gutyo. Ni umugabo uvugisha ukuri, ni umugabo wagira ngo Imana ni Mose. Mbese twaravuga ngo faci beto, ngo niwe Mose Imana yatoye. Burya hari abamukuriye. Mose burya nawe yarafite abantu bagize, abantu babana nawe, noneho wenda bashaka gukora, bakoranaga kugira ngo urugamba bagere gute, nako urugendo barurangize neza. Ni ukuvuga ngo rero na faci nawe nahise mbona ko njye namwitaga Mose, ko ari we Imana yaduteguriwe hano muri aka karere, ariko ashobora kuba ari Mose muri aka karere, hakaba hari na Mose n'ubundi muri Amerika, hakazaba na Mose wenda w'isi, ari we twanavuga Trump. Abantu bakunze kujya bavuga bati Trump ari kubeshya Kongo, ari kuyigira gute. Wapi, ntago bishoboka. Amerika yarangije kuruka Kagame, yarangije kumuruka neza. Nimwumva icyo kiganiro wenda babashije kucyumva cyangwa abatari bacyumva, uriya mu kongresi yavuze kabisa, no mu republike, ariko yavuze ati oya, uriya ni inzoka niki. Bavandimwe rero, nihuse bakoze ikiganiro, ariko ari ubakoresheje inama. Uwo mugabo ninde muri make? Uwo mugabo ni umuntu wakunze kujya avuga, akavugira muri kongresi, niba bagiye gufata ibihano, bya bihano bafatiye kari agatsiko bagafatirana RDF. Uwo mugabo yagiye agiramo uruhare rwinshi. Noneho ndabizi ko birumvikana abakongresi benshi babigizemo uruhare, ariko avuga, reka nantame abivuga, ari gukoresha iyo nama bariya bawopoza, kandi ntabwo ari ubwa mbere, bibaye nk'inshuro 3.
ubwa mbere byarabaye basa nk'ababivuga ariko bamwe bakavuga nk'aho ari ibihuha. Ubwa kabiri noneho bisa hagenda mbese biri kujya bifata imbaraga ingufu, aribwo Jean-Luc Habyarimana yaje kugaragara. Amerika nuko igenda ikora. Noneho ubu bw'ejo bundi navuga ngo ni kongere yeruye bakoreye mu cyumba, noneho bavuga bakora amadisikuru, ariko noneho umushyitsi mukuru ari we Karl uyu nguyu umukongeresi wa Amerika bamuhaye ijambo aratangira, umva adekiriva Kagame uko ari. Ntabwo nubwo yavuze ngo ni inzoka, nawe ntiwavuga ngo Kagame ntabwo ari inzoka. Inzoka ni ikintu gifite ubumara, twese turakizi. None se wavuga ngo atandukanye na Kagame? Ubu bwome afite si bumara nk'ubw'inzoka. Noneho yavuze uburyo ngo asabiriza ngo mu Rwanda ngo iyo ari gukoresha inama imbere y'abaminisitiri n'abadepite, avuga uburyo ngo aba ari kwishyira hejuru yigaragaza nk'umuntu ukomeye, ngo ariko yaba ageze muri Amerika ngo agatangira akabo waba abandi bagenda basabiriza mu nzira ngo wampaye. None ngo bakabaza uyu ni wa umuntu wari uri imbere y'abaminisitiri kweri, imbere ye yivuga yigira gute? Bavandimwe, uwo mugabo yavuze ibintu byinshi, yabanje kudekiriva Kagame uwo ari we, amwerekana ko ntacyo ari cyo, amwerekana ko ari igicupuri gitereye aho. Noneho icyaje gushimisha nanjye kunshimisha, yavuze ijambo aravuga ngo ntabwo twafata umusazi, ntabwo twafata umusazi ngo tumukure ku butegetsi noneho tumusimbuze undi musazi. Ngo niyo mpamvu iyi nama yabaye, ngo ni Imana yabahamagaye. Nashima Imana cyane, Imana ihabwa icyubahiro mu ijuru, kuko uriya mugabo yubaha Imana, kuko uyu muntu ari kuvuga Imana. Burya bavandimwe, ngo nta giti cyera imbuto mbi, ngo nta giti kibi cyera imbuto mbi, ngo kandi nta giti cyiza kibi cyera imbuto nziza, ngo nta n'igiti cyiza cyera imbuto mbi. Uriya nawe ari kuvuga, ugasanga ari kuvugamo Imana cyane. Ati Imana yaduhaye Trump, ati ndamwemera kugira ngo agaragaze uriya mugabo wigize umuntu, wigize iki intakoreka. Mbese yerekanaga ko Imana ariyo yabyukije iyo kongere y'abo bawupoza b'u Rwanda bashaka kuyobora u Rwanda. Arababwira ati mwebwe bayobozi, ni mwebwe baki hirya no hino, mugende muhamagare murebe muri Amerika hose, muri state za Amerika zose aho ziri. Ati njyewe noneho ndababera urufunguzo, ndayangenda afungura icyumba mushaka kwinjiramo, mwinjiremo, mugende hariya mwinjire, muhamagaze abandi mubabwire n'ibiki mubabwire icyo mugomba gukora. Ariko iryo jambo yavuze ati ntabwo twafata umusazi ngo tumusimbuze undi musazi. Arongera avuga ati ntimwisuzugure ngo muri bake. Ati Obama ajya gukora inama ya mbere yizeyo kugira ngo ayobore Amerika, ati batangira abantu 3, ati kandi iki cyumba batangiriyemo. Aho rero ukabyumva. Noneho arangije aravuga ati Kagame ugomba kugenda uko byamera kose. Bavandimwe rero, ariho wenda reka ndangirize n'ahangaha. Bavandimwe banyarwanda, mwarumiye ku gatsiko kuri iriya RDF nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu rw'inka yarabazwe kera. Amatwi yanyu ari kumva? Ese mwiteguye gusubisa ibizababaho? Abatari bifobagane mwebwe rero, abo bo ndabaretse. Mwabwiwe kenshi, mwabwiwe kenshi, birumvikana ko mwaranangiwe, birumvikana kunangirwa bwo munangirwe, kandi mpamagarira n'abantu mukomeze musenga Imana, Kagame akomeze yinangira umutima, yange kuva mu rubaya, ndetse na biriya bisasa bitere, ndetse yatake n'u Burundi, maze usibye ko nyine ashaka gusohoza bwa buhanuzi bwa Magayane kugira ngo bya 2 bya 3 bipfe, kandi koko niba mubibona bigomba gupfa. Ariko mwebwe bifobagana, 2 bya 3 bigomba gupfa, muri arekari yabyo cyangwa muri ndani yabyo. Ni ikibazo mbabajije. Mwihanura nk'iki, mwirondora nk'iki?
bibiri bya gatatu byo iyo bigaragaye biri kugaragara bigomba gupfa, byo Magaya nibyo yahanuye byose bigomba kuba, kuko yaravuze ngo bazagenda batere Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo noneho ngo igihuru kizabyara igihunyira. Icyo gihunyira rero cyavutse cyarangije kuvuka, nicyo mugiye kubona noneho amakare yacyo. Ariko bavuze ngo igihunyira, ngo igihuru kizabyara igihunyira, ariko igihunyira hibu ni igihunyira, ndakeka niba ntibeshye. Kuki ibintu bihura bigenda biri Magayane yarabivuze, ariko nashaka kubabwira ngo mwebwe bifobagane, mwebwe Kagame yavuze ngo muri bifobagane nk'abayobozi, guhera ku kagari, guhera ku muyobozi w'akagari kuzamuka w'umudugudu Prito, kugera ku kagari, kugera ku murenge, ukagenda mu karere, ugakomeza no mu ntara no mu ki. Mwese mwazibye amatwi ngo Kagame ngo yaracecekije ngo ntawavuga ngo adapfa. Muri bibiri bya gatatu muri hehe? Ni ikibazo mbabajije. Abandi bazima rero bari hanze hirya no hino bari mu gihugu cy'u Rwanda, mwumva BRC News, reka mbisabire aho mwari muri nimuhaguruke, niba ari wari wicaye nahaguruke. Icyo nababwira nabasaba, uwize imbunda nashaka niyitoze, nagaruke mu myitozo yanyuzemo. Uwize amashuri anyuranye, ubwenge bwose wize bukazure, nushaka usubire mu gitabo. Uwize karate yongera haguruka, mbese ni ukuvuga ngo uwize gusenga, uwabwirijwe ijambo ry'Imana, niba uri umuhanuzi, niba uri umupasitori, niba uri umudiyakoni, niba uri iki, jya ku mavi akora icyo ngo usengere ngo Kagame, usabe ngo Kagame komeza winangire. Niba ari Imana ati nawe winangire, Imana ikunangire nawe winangire, maze murebe ikigiye gukoreka. Igihe cyageze bavandimwe, ukwezi kwa gatandatu ni amaraso gusa, nta wayirinda, nta nuko twanayirinda, byarahanuwe. Kuva byarahanuwe bigomba kuba, kandi noneho ikimenyetso ni uko uwo byahanuriwe akajije umurego. Reka rero mugiye kubona amabomba agiye gukora, indege zigiye gukora, amadrone gagiye gukora, ba infanteri nabo bagiye gukora, byose bigiye gukora. Kuko ndangiza imigeri yuriya mupagane, yuriya mwicaye, izamena amaraso menshi. Ntabwo ashaka kugenda wenyine. Yaravuze akigera mu gihugu cy'u Rwanda ngo sinza iki gihugu nzagisiga nk'uko nagisanze. Yagisanze ari ibihunyira birimo. Bavandimwe bifobagane cyangwa se abantu mwihoma kuri kiriya kivide, mubona iyo muri kubyumva, muri kwiyo mwumva koko, ariko ni mu by'ukuri nibyo navuga mu kiganiro gikiza, nti niyo wanafana, gufana biremewe, ariko ufana ufite ikintu uri kuviza. Wagira ngo turakomeye, ngo twagize gute, ngo tuzica, ngo twebwe dutije iterabwoba ryo kwica. Hajya ubwo waruzi ko hari ibyo mukora, hari igihe noneho n'abandi bazabikora. Yes, umuriro ugahora, niba wacana umuriro n'undi akawucana nk'uko wawucanye. Ibyo muzi ko bibaho, ngo mugira iterabwoba se bagize ngo mwaryigiye he? Mwaryigiye ku isi abandi batarimo, namwe babibakora. Bavandimwe, urubuga rwacu BRC News, reka ndekera ahangaha, ariko ntacyo mbijeje ngo umutekano urahari muri uku kwezi, ndetse ukwezi kwa gatandatu no kwa karindwi, ntacyo nabizeza. Gusa icyo nabizeza ni uko uyu mwaka urarangira igisuti cyari kitiriho, cyangwa se wadukandagiragaho, watwishongoraho, watugenderaho, bitazabikiriho. Reka rero mukomeze mubane n'Imana, kandi Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.